Muraho neza mwongeye kwirirwa. Iyi ni SF Media TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi mbazaniye amateka adasanzwe avuga ku mupfumukazi Nyirabiyoro. Nyirabiyoro kuba atarumva neza, uyu mupfumu yabayeho mu mwaka wa 1740. Uyu mupfumu bivugwa yuko yari n'umuhanuzi, yakoraga ibisa nk'ibonekerwa cyangwa guhanura. Akaba yaragiye ahanura ibintu byinshi bikagenda biba. Ku ngoma ya Kigeli wa gatatu Ndabarasa yagiye ahanura ibintu byinshi, dore ko yanahanuye ko abazungu bazaza, ahanura ko Rukara azica umuzungu, ndetse igitangaje cyane yanahanuye ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame azayobora u Rwanda kandi akaruhesha amahoro. Gusa izi ndaguze zaje kubabaza umwami, biza gukuraho urupfu rwa Nyirabiyoro. Birangira Nyirabiyoro adakomeje indaguze ngo avuge indagu za nyuma ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Gusa aho tugejeje ngiye kubasobanurira izo ndaguze, ubundi muri verisiyo ikurikira ya kabiri nzagenda mbasobanurira buri ndagu n'icyo yagendaga yivugaho n'ibisobanuro byayo n'igitabo byavuyemo n'umwanditsi wacyanditse. Naho ibingibi byavuye, stay on touch niba ukunda SF Media TV cyangwa ukunda amateka koko. Ngiye Ndikubwimana Jean Claude mugiye kubana muri kino kiganiro. Nyirabiyoro ati: Rukara rw'igisunzu ruzagwa mu mibyuko, igihugu gicura imiborogo. Nyirabiyoro yari umunyarwandakazi, akaba n'umupfumu wari uzwiho ubuhanga busesuye. Ku ngoma ya Kigeli wa gatanu Rwabugiri wari warasimbuwe na Mutara wa kabiri Rwogera. Nyirabiyoro yari afite imyaka 55 icyo gihe. Ahagana mu mwaka wa 1880 igihugu cyari gifite ibibazo ku nkiko. Ikirwa cy'Ijwi cyarigometse gitegekwa na Nkundiye wa Kabego. Mu Ndorwa no mu Bunyabungo barigometse imyaka itakera mu buryo bushimishije. U Rwanda ubona rwugarijwe n'akaga. Kigeli wa gatanu Rwabugiri atumizaho Nyirabiyoro ngo amuhanurire itsinzi y'ako kaga, kubera ko Rwabugiri yiteguraga gutera Ijwi no mu Ndorwa mu Bunyabungo akahigarurira. Nyirabiyoro aramuragurira ko azatsinda, amubwira n'amaza, amumenyesha ko ingoma izahinduka mu gihe kitari kera. Abana be Rutarindwa na Musinga bakayirwanira bigacika ku rucunshu. Koko rero ahagana mu mpera z'umwaka w'1896 Mibambwe Rutarindwa yimye ingoma. Rwabugira amaze gutanga bamuha Kanjogera, nyina wa Yuhi Musinga ho umugabekazi, bafata n'izina ry'ubutegetsi Nyiramibambwe. Yari afite basaza be Kabare na Ruhinankiko, bagambirira kwambura ingoma Mibambwe Rutarindwa bakayiha mwiko wabo Yuhi Musinga. Niko byagenze rero, maze bafatanyije na mushiki wabo Kanjogera bararikoroza ku rucushu, bica Rutarindwa. Yuhi Musinga yima ingoma, nyina aba umugabekazi ku izina rya Nyirayuhi. Nyirabiyoro kandi yahanuriye Rwabugiri iby'umwaduko w'abazungu, amubwira kandi n'ibizawukurikira. Nyangufi uzambura ubutegetsi Abanyiginya, umunsi imbwa zambaye ingoro, ingoma zikavugira mu marangara. Aragura kandi ko Nyangufi azicwa na Rukara rw'igisunzu rugenda ruseta ibirenge, ruzateza u Rwanda akaga. Umunsi ruzagwa mu mubyuko, amaraso akameneka ari menshi. Nyirabiyoro abwira Kigeli ati: koko uri Kigeli, Kigeli kirenge mu cya Rwogera, uragura inkiko uganza umurera, uragaruza mu Bushubi no mu Bushugi, uragenga ubuhoma mu Buberuka no mu Bwanacyambwe, urahaca ibiraro Nyaruguru no mu Buganza bagatura amahoro. Urarwagura u Rwanda nyamara urakorera ubusa. Rwabugiri ireke Rusine yonke, Nyirabiyoro Rusine rw'icike, ruzima inka rutazibyarira, ruzagenda hasi no hejuru, maze rukazagwa igihugu igicuri. Dore bazaza abagabo b'urutuku rwera bitwaje imyuko kandi bagenda bica
bazakigabira umubambuza shakwe zirajya hehe cyo mu mugizi rwoga umunsi imbwa zambaye ingoro ingoma zivugira mu marangara ku munsi wa ngirente ababyeyi bazifuza kuba ingumba ubwatsi bwo munsi y'inzira buzahura n'ubwo haruguru u Rwanda ruzahabwa Nyangufi azamugenda runono Rukara rw'igisungu ruvuga rugoreka amagambo ruzamwirenza Rukara rwambaye utubuye ku ntugu igihugu rukigabize umugore dore abasangirangendo bararyana ijoro n'umunsi bamwe bashyirwe ku ngoyi Ruganzu yambuka Akagera ashinga imiganda ishyanga afatana urunana n'abavantara dore Rukara rw'igisunzu rugenda ruseta ikirenge aririwe ntaraye uru rugamba mubona ararutsinda ate inkiko zirugarijwe aragoreka amagambo ariko niyiyimbire dore bazamutsinda mu mibyuko igihugu gicure imiborogo intore zizagarura ituze intebe zizicazeho Rukirigitangwe rwa Mudatinya umugabo wambaye uruziga mu mboni ihumure riragaragara ariko se ko mbona bacuranwa abana bose ntibahabwe ijambo dore Rwego Rukangura shyamba azuye umugara ese izi mandwa ko mbona zisatiye ku murinzi zisakabaka umukuru ngombwa azayobora imihango ate ndabona umugabo ushesha akanguhe uvuga isi igatigita ababyeyi bakamuha impundu dore yegereye ku murinzi Ruterandongozi ashagawe n'abaturage ibihumbi n'ibihumbagiza ndabona Rutuku amusanga afashe uruboho mu ntoki afashe ijambo ahumuriza abaturage impundu zivuga urwananga indagu zigeze aha Rwabugiri wari wicaye ku gisasiro igihe Nyirabiyoro yamuhanuriraga ibi byose yasabye ko yabanza akibambika yaza kwibambura umunyakaragwekazi akaguma kumubwira ibisigaye akamubwira n'itsinzi Nyirabiyoro abanyagikari bamujyanye kumutegurira aho aryama umwe muri bo asubiye gufata amategeko ku mwami asanga uyu ameze nk'ubabaye kubera indagu Nyirabiyoro yari amaze kumugezaho asohoka atekereza ati uriya mugore usize arakaje umwami akoze ishyano amucumita icyimito mu rwano amwica atarangirije Kigeli indagu ubucurabwenge bwari busigaye bubura butyo ngayo nguko ibyo Nyirabiyoro byose yavuze byarabaye ngo umwaduko w'abazungu ngo Rukara rwa Bishingwe rwishe umuzungu ngo Kanjogera ku ntambara yo ku Rucushu n'ibindi reka ducumbikire hano nzagaruka muri verisiyo ya kabiri turebera indagu hamwe tunayisobanura kora subscribe like na share stay on touch ndabakunda